hano hari abanyamakuru batatu, hari Yago, hari Lucky Nzeyimana, hari wenda na Emirene. Ukiva mu kibuga bakakubaza ngo uraha umuntu umwe interview wayihande? Yago shout out bro. Yago maze kumera neza cyane, ndabiza abakinyi mufite abakobwa benshi babakunda n'iki ubu ngubu nta kuntu bimeze. Ibyo simbizi, ni abakobwa bankunda ibyo simbizi. Okay, oya baba muri stade nje nayobonaga washuse 3 mbona nyine n'aba type twaragurutse ariko ubona umubare mwinshi ko nyine abari bo kabisa. Ufite umukunzi? Oya. Nawe nta kindi bukubazeho, nta kindi bikubazeho cyane ubwo niba nawe I'm seeing someone ariko nta. You are still searching? Yeah, I'm seeing someone. Okay, ubwo ashaka kuba hari nyine bitari byagenda ne. Hari The Ben na Medi bafite igitaramo kandi bagutumiye ngo urajya kuri fiche y'umuntu mwenda nawe nk'umuntu maze kuba influencer wajya mu cyande? Ajya mu cyamedi. Ya Medi shout out nawe ndamukunda. Naje nkunda Medi cyane. Kubasuhuza bakunzi bivuka TV, dukomeza kubashimira ubufatanye dufitanye namwe, gukomeza kudushyigikira mureba ibiganiro byacu byiza. Nkuko mubizi tubazanira abatumirwa benshi bagiye batandukanye, ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye kuva muri trade zose muri no industry yacu. Uyu munsi rero twabazaniye umukinnyi national uvuye muri equipe nationale, ni na nyuma y'imikino riri kuba hano mu Rwanda ya Afro Basketball. Ndakeka abenshi muri kumubona, ni Kazeneza Emile Garwa. Twagira ngo tumwakire kuri kamera za Ivuka TV, turamusuhuza turakwakiriye Garwa. Murakoze cyane. So turakwishimiye kuba uyu munsi wemeye kuza kuganira n'abakunzi b'Ivuka TV. Tunanabashimira ko mwitabye ubutumire bwacu. Namwe murakoze cyane. Nkuko maze kumuvuga najya none abanze abibwire babwire muri no minsi ukomerewe nyuma y'imikino ari kuba. Amazina yanjye wamaze kuyavuga, nitwa Kazeneza Emile Garwa. Ibindi nkabandi umukinnyi wa national team ya basket. Hanyuma ubuzima bwanjye nyuma ya Afro Basket ni ubuzima bwo kugerageza gutera imbere nk'ibisanzwe, kugira ngo naho twagarukiye ubushize tuzarushaho. Yego, avuze amazina ye, hari akazina yibagiwe ka Kobi, turaza kubigarukaho. Kazeneza rero nyuma y'igihe kinini turongeye turahuye, bari ibintu byiza. Kaze mwaramubonye muri equipe nationale, ni umukinnyi wari ufatiye runini equipe y'igihugu, ari mu bakinnyi byibuze 2 cyangwa 3 bari aho twakwita ku ruhembe, babandi babahedinze banitwaye neza cyane. Ni nayo mpamvu twanamuhamagaye kugira ngo azagira icyo abwira abanyarwanda benshi bifuza kumenya se Kazeneza mu buzima busanzwe ako babimeze gute, ni umuntu vibinga n'abandi. Kaze ukunda mu buzima ndi kukwita Kaze ariko ni Kazeneza, abantu wenda batazi ko ndi gukomeza mvuga Kaze, ubura Kaze kenshi ni izina ry'abakobwa niba nibeye. Reka ngenda jya nivugira Garwa nibyo biri bunyereye. Cyangwa Emile. Garwa ni ukuvuga ngo abantu wenda bari nyine out of the wenda industry cyangwa bareba ibintu by'imikino barye babakunda umukinnyi bakavuga uriya muntu turamukunda, tumukunda mu kibuga, ariko twasha no kumenya asabayeho gute, bimeze gute. Tugiye guhera rero ku mpano yawe ya basket, ari nayo wenda yatumye bakumenya, ari nayo yatumye uyu munsi uri hano. Watangiye gute, wize hehe, impano yawe yagaragaye gute? Amashuri yanjye natangiye muri SOS, nize primary. Hanyuma njya muri secondaire, imyaka 2 nayize muri Petit Seminary Kabgayi. Hanyuma mvayo njya kwiga ifaka umwaka umwe, mvayo njya muri lycée de Kigali. Ubu ngubu nkaba mbarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo rwaruvuze neza cyane, buri wese ugenda wumva step yagiye avaho primary aho yagiye
yajya mu bigo bigiye bitandukanye ubu ahantu asoreje ni hahandi hinzozi za buri munyarwanda wese yifuza kuba yajya murumva yuko byanga byakunda hari intambwe ibikomeye urugendo rwawe ruba rurakomeje ni ukuvuga ngo wakuze se ukunda basket bimeze gute mu by'ukuri nakuze ndi umwana ushaka kugerageza imikino itandukanye nakoze ibintu bitandukanye harimo football harimo volley harimo karate harimo ibintu byinshi cyane ariko nyine nyuma y'ibyo byose naje kwisanga muri basket ariyo nakurikiye yego ni ukuvuga ngo byanga byakunda wenda abantu bari badukurikiye ntabwo bari babizi Emile ngiye muzi twariganye twagiranye ibihe byinshi byiza ariko amahirwe ntago angana muzi n'ubundi uri umukinnyi of course twakinanye za football ariko Imana urubundi yaragaragaraga byanga byakunda Imana iva hasi naga ari ikintu kita ngo uhita ukura ngo uhita ubigeraho twarabibonaga ni ukuvuga ngo Emile wenda ibyo ndi mumaze byinshi ndabizi ariko n'abanyarwanda bari harawenda ndabavugira reka umunsi mbavugire Emile ubuvuye muri primary uri umukinnyi n'ubundi wakinaga za volley wakinaga za basket wari ufite imikino myinshi wakinaga rero nagira ngo none at the point kuki waje kwimvamo basket byanga bikunze hari ugerageza imikino myinshi ariko ukaza kwisanga hari ikintu kimwe wakunze kurusha ibindi yego mu by'ukuri sinavuga ngo nakurikije iki ngiki kuko imikino yose nakinaga n'ubundi nayikinaga nyikunze ariko bitewe na height yanjye ukuntu yagendaga izamuka no kuba nyine mubonaga hafi yanjye abakinnyi bagiye batandukanye ba basket bigatuma ngenda noneho ndashaka gukunda umukino muri rusange yego so nyuma ya primary waje kujya muri nkuko bivuze muri seminari ese warakomeje urakina cyangwa wagezeyo ni wakomeza narakomeje ndakina nyiri ikipe y'ikigo nze muri batanu ba mbere ikigena kinaga nabaga ndi muri batanu ba mbere babanzamo mu kibuga ariko muri seminari bari bamaze gukuraho ibintu seminari nigagamo bari bamaze gukuraho ibintu byo gukina interscolaire nyuma yaho rero nyuma y'iyo myaka ibiri njya kwiga ifake naho nyine bigenda gutyo imikino yaho yarakomezaga gusa kuko tutari dufite ekipe ikomeye cyane aho twabashaga kugera kure muri interscolaire ariko nyine biza kurangira ngeze muri lycée nyine ni ikigo navuga ngo cy'ubukombe muri basket mu Rwanda yo na Perugunga nkomeza gutyo nyine urakomeje ugeze aho ugera muri RDK ari naho twavuga ari nayo secondaire high school ifite ekipe ikomeye mu Rwanda tugendenda ku bikombe na Perugunga urakomeje kuba wakomeza gukina ese waje guhamagarwa gute muri ekipe nationale urugendo rwawe rwagenze gute urumva kujya muri ekipe nationale akenshi ari indi mikino waragiye ukina ukiri hasi ese ubaka kagere rwese ujya muri ekipe nationale cyangwa wabanje gukina na za ndayiti na za ndesi urazikinyezo ntabwo navuga ngo nahisemo amagarwa muri national team gutyo gusa habanje kuba imikino ya batarengeje imyaka 16 iyo ngiyo irarangira haza iyo batarengeje imyaka 18 iyo nayikinnye inshuro ebyiri imyaka ibiri itandukanye hanyuma under 18 mperuka gukina nitwaye neza nabaye MVP tujya gukina mu karere ka gatanu turagaruka twitwara neza mu gikombe cya Afrika niho rero navuga ikipe nkuru yamboneye nyine itangira no kugenda impamagara ngo ino tukumenyereze ariko umwaka wa mbere ngiye banjyanamo nahise mpamagarwa muri 12 ntabwo bisanzwe ni ukuvuga ngo mbere ko tujya muri nationale wahamagaye muri nationale wenda y'abatarengeje imyaka 15 cyangwa 18 gihe ki y'abatarengeje imyaka 16 byangora byansagusubiza amaso ariko ngereranyije ngiye ko mbyibuka ni 2016 na 17 hafi aho ngaho ni hafi aho ngaho wari umukinnyi umeze ute wese witwaraga gute kuko byakunda kuburi guhamagarwa muri senior ari nayo nkuru haraho byavuye hari abakoca bakomeje kureba byanga byakunda niho havuye base navuga niho byose byahereye kumbona nyine uburyo nitwaraga hari ni byinshi umutoza bagenda areberaho hari byinshi nyine nk'umuntu w'umufana ashobora kureba akavuga ati nyamara mwana mbona nta kintu ariho ntago ashoboye ntago agize iki ariko nyine umutoza niwo uzi ngo njyewe nkeneye umuntu umeze gute ni ukuvuga ngo rero umutoza niwe wandebye andeba uburyo nitwara mu kibuga
areba discipline bafite mu kibuga ko discipline burya yo mu kibuga nayo irakonta cyane yego bareba noneho na character z'umukinnyi baba bakeneye hanyuma bankunda gutyo yego ni ukuvuga ngo byaba byakunda bagukurikiranye kuva mbere hose bakomeza kukureba urumva bagukinisha bakuze biba bishimishije ko umuntu hari amaboko yandi abanza gucamo aho ngo nagira ngo nkubaze akabazo ese iyo uri muri gukina hari abakoca byibuze ushaka kuvuga ngo uyu muntu kuba yarahabaye ni imbarutso y'ibyubaka kanya ngezeho hari uvugaho njye navuga kuri benshi kuko abo nanyuze mu maboko bose bambereye umugisha kuri njyewe kandi nabo nkesha iterambere maze kugeraho hari umutoza witwa Shema Didier wanoje muri Petit Seminaire hari witwa Jesus Nsabimana Eric hakaba coach Moise Mutokambari abo ngabo navuga nibo bantu kabisa bampushinze kuva hasi biba bishimishije rero nk'abatoza mwaragiye mukora akazi katoroshye kugeza aho umukinnyi ajya imbere ya kamera akavuga uyu muntu nubwo ngeze aha ngaha ndabimushimiye tuyoboye twiga gushima umuntu akiriho yawe kuvuga umuntu wenda atakiriho akenshi abantu nabwo babikunda rero biba bishimisha ko umukinnyi wawe avuga ngo ngenda ndashimira abantu bose bamfashije uko n'abamentioninga turabigushimiye ni ukuvuga ngo urwo rugendo rwose kugeza ubu muri nationali ejo bundi mwe muhetse ikipe nationali twarayibonye ndetse tunabashimira n'umusaruro mwatanze wenda nubwo mutagezeho wenda twebwe expectingaga cyangwa twifuzaga ariko ni nabwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda mwe mugeze kure niba nibeshye so buri kintu cyose rero tujye twiga gushima na bira byari iby'agaciro rero Garuwa ubagejeje kujya muri Amerika urumva mbere yo kuza muri nationali wabaga muri Amerika n'ubundi urugendo rwa Amerika rumeze gute wahagiye kubera iki kuki abandi batariyo bagira ikintu gira abanyarwanda muri Amerika rero hari ibintu biba byo guhereza abakinnyi bakina basket amahirwe yo kujya kwiga hanze so ni muri ubwo buryo nanjye nabonye scholarship so ni navuga ni connection yabayeho ya Federation y'u Rwanda basket n'ibigo byo hanze hanyuma barandanga nk'umukinnyi nyine no kuvuga ngo rero abatoza baho nibo bandebye bareba imikino nakinnye ya under 18 barankunda bakunda uburyo nkina nuko nyine baza kuvuga mu bakinnyi rero twe twabonye Kazeneza muri Ghana niwe twakunze cyane bamfata gutyo ngenda gutyo biba bishimishije cyane ko umuntu byakunda murabyumva ko ahageze ntago twavuga ko ari ikintu cyapfuye kuza urumva kujya kwerekana umuntu abantu babanza kwanariza akabana analyst nyinshi rero kugeza aho bavuga ngo uyu mukinnyi yujuje carte zose twifuza tuye tunashimira n'Imana Garuwa tuye dushimira Imana byakunda bizi naho baravuze ngo byakunda iyo umuntu asenga agakora n'ibindi byose biraza nkuko bavuze bivuga na discipline ni ukuvuga ngo bugiye muri Amerika rwa rugendo rumeze gute turajya tubwire umunsi bakubwira ngo we Garuwa mu bantu bose bari baratanzwe nk'urutonde niwe watoranyijwe kujya muri Amerika nk'umunyarwanda uhagarariye abandi ese uwo munsi wiyumvaga gute byari bimeze gute byari byishimo kuri njye nyine nkuko umaze kwivuga ntago ari uko nukubera Imana ntago ari uko ngiye hari icyo ndusha abandi nyine hari abakinnyi benshi beza ndetse ariko ngiye ko ari ngiye watoranyijwe ntago ari uko mbarusha igihagararo siko mbarusha igikundiro siko mbarusha iki nukubera Imana bigufiteho umugambi wayo hanyuma urugendo rwanjye rero muri Amerika nukuvuga amaze kubyumva ngiye bwanjye byanacimishije ko zari zo nzozi nazo nzozi za buri munyarwanda wese ushobora kuba nyine akunze umukino wa basket kuko tuzi ko basket ni hariya nyine so byaranshimishije cyane byari byishimo kuri ngewe kumva yuko hari inzozi zimwe mu nzozi mfite ngiye gukabya aravuze ngo rwose mwuko mubizi hariya niho bukombe bwa basket kuri iyi si niho haba na NBA kipe ya mbere ikomeye ku isi na federation ni na federation ariko buriya na association murumva ko yarahageze ariko aka kanya kuba warageze muri Amerika hari wifuza wenda kuvuga ngo najya muri Amerika ariko hari izindi nzozi ubufite nk'umukinnyi uhageze ubu noneho waravuze nageze muri Amerika ku gicumbi cya basket noneho ubu ngubu ufite target ubwo wageze muri Amerika ariko byakunda niyo mpamvu turi buze kubigaruka mu mukino ejo bundi wakinye turaza kubivugaho kuba warageze muri Amerika icyo byongere kuri wowe cyane niki Emile kugera muri Amerika
ntago nagezeyo ngo numve ngo ngiye kudamarara kuvuga ngo inzozi nazigezeho byarangiye nyine reka niryamire nakomeje gukora inzozi rero iyo umuntu ageze ku ntego imwe yindi ntego gutyo so no kuvuga ngo ubu ngubu indi ntego mfite cyambere ni ishuri no kwangiza amashuri gikurikiraho nyine no gukina navuga mu bihugu bikomeye bitandukanye muri Europe ushaka kujya muri Espagne ushaka kujya mu Faransa hanyuma hagati aho ngaho ushobora kubonamo n'amahirwe yo kujya muri NBA byose bigishoboka cyane so no kuvuga ngo intego zanjye nizo kujya gukina hanze ya Amerika cyane urumva ko ni umuntu udastickinga namwe aho afite inzozi zo kwagura ibikorwa bye akabimenyekanisha henshi ukira aho ngaho uba ugeze muri Amerika twagira ngo tubwire nubwo bwose ari heza ariko haba na challenge wahuye nayo zirahari ntabwo zabura urumva uri kure y'umuryango icyo ni icyambere ugiye mu buzima utamenyereye icyo ni icya kabiri biragora nyine kwiyadapta ariko nagerageje ko nshoboye nyine biza vuba yego dukomeza kubibutsa ko ahantu turi ari aho bita Sunday Park hano Kacyiru impande ya Gorofe nkuko mwakomeje kubibona na ahantu heza cyane biba bidushimishije cyane kubona umusitari nk'ingwaza kuhaganirira abari igikorwa cyiza ubwo n'abantu benshi mukora amakwe hano bahakorera ubukwe waba ukeneye video clip na ahantu ushobora kuza rwose wakasohokana na famiye ukanywera fanta na ahantu heza cyane mbwa abantu mushaka kuba mwahajya muhasohokera na famiye ndetse no kwakorera ubukwe n'ibindi birori bigiye bitandukanye nomero turaza kuzishyira muri bio yacu kugira mujye mubasha kuza kwirebera ibyiza rero tubona gushima hano nabonye atari heza neza cyane arakaga keza yego nanje ni foto ahubwo kabisa murabyumva kurya amafoto turayafatara kabisa twisubirire gatoya kuri basket yacu ase Garua aka kanya ndagira ngo ngubaze nk'ikintu uravuze ndi nageze muri Amerika ariko inzozi zanjye nagaru gukomeza gukina muri Amerika gusa ngomba no kujya n'ahandi kuba wenda uri gukina equipe nationale uri no muri diaspora ubona ari nk'icyo kintu wenda byagufashije so buriya umuntu wese wumva yuko ari maratera imbere ikintu cyambere kiza ni confidence no kuvuga ngo wigirira icyizere kirenze icyo wari wifitiye iyo umuntu yigiriye icyizere akanakora cyane ibintu biraza ibintu biraza so navuga ni icyizere cyane cyariyongereye kwizera kumva ko ibintu byose bishoboka no kumva yuko nyine nta muntu kampara ubaho nyine no kuvuga ngo niba uriya yarazaga avuye ahangaha nanjye nagezeyo nta gisigaye nyine no guhangana nta kintu urumva icyambere ni fighting spirit kubikora neza kumva ko ugomba guhatana byanga byakunda nabwo waba uri kubugeza ahangaha nyine udahatana kuko twarabirebye muri national hari abakinyi ari amazina menshi akomeye atarigeze hamagarwa muri national benshi mwana kuzemo nabona nk'aba legend ariko akanya muri kwicaza nago tuvuze ko batagishoboye nabwo no kuvuga ngo namwe ari icyo mwagaragaje kujya mugirirwe icyizere tunagira ngo tukira ahangaha iyo twabatumiye tuba tugira ngo mugire abajene benshi twere dukurikirana cyane n'abajene nani nahoze nyina basket biranshimisha rero muje kugira ngo mwinspire babandi bari hasi wenda babona ko inzu zabo zigoye kunyene kuzacivinga nagira ngubwire babana nyine batari bigira icyizere ugire nk'akantu babwira byibuza mu bintu nka bitatu byatumye ugeraho ubugeza uyu munsi mu bintu nka bitatu byatumye ngeraho ngeze icyambere no kubaha Imana kumenya ko byose tubishobozwa nayo icya kabiri navuga ni discipline icya gatatu navuga gukora cyane gukora utitaye kuvuga ngo hari kana ko y'umurandeba ashobora gusanga ndi hasi camping iki ngicyo nicyo kintu gikunze kwica abakiri bato benshi ndabivuga ko nanjye nigeze kubigira ukumva yuko nyine ukishyira hasi cyane kandi nta muntu utaragize intangiriro nta kintu kitagira intangiriro nta kibaho no kuvuga ngo rero abakiri batoya kabisa mukomeze mu pushinge ibyiza biri imbere kabisa murumva avuze ibintu bitatu kubaha Imana ubwo no gusenga biri kumwe na discipline
ikindi no gukora cyane ibyo bintu bitatu Emira ababwiye abajene mudukurikiye aka kanya ushaka kuba uri mu yindi trade ukina football ushaka kuba uri gukina volleyball ushaka kuba uri gukina imikino igitandukanye za tennis ndetse n'imikino yo koga n'ibiki icyo akubwira ni discipline gusenga no gukora cyane byose yukora ukanasenga byose birajyana discipline ariko hejuru cyane ikintu cyose wakora muri si hatarimo nyine discipline kiranga ubona ari nk'ikihe kintu gituma abakinnyi cyane bo muri Afrika ari gihe ubona itara ritangiye kwaka ukabona ahubwo nibwo urabibona muri za football ukabona umuntu arajashe n'inzi minsi 3 bitandukana cyane na bano bakinnyi batandukanye ba Ronaldo ari ba bantu bakomeje gukompeta agakompetana ku gikombe Ballon d'Or ejo kongera kagaruka ese ubibona gute ko umukinnyi niba wenda yuri indege kabunga bagiye muri Amerika agiye hehe ukabona kwa we ni naho numvishe bitandukaniye inzozi zawe zari kujya muri Amerika ari kubusizi ntago zikirizo ari nabyo ubona ko abantu abanyafrika benshi bazira urabibona byakunda hari ibyo ubona n'amaso yakavuga umukinnyi bigenze gute icyo kintu twajya ukivugeho ko ubona ari he bipfira aho bipfira bwa mbere hari abantu babona bamaze kugira spotlight navuga ikabashuka bakumva yuko nyine birangiye kandi burya haba hareje nyine buri gihe haba hareje rero iyo ugiye mu kuvuga ngo okay mfite spotlight niki ukarekera gukora ukarekera gushyiramo imbaraga nk'izo washyiragamo mbere biranga kandi ubundi iyo umaze kubona ubushobozi wafunguriwe imiryango umugisha waje icyo gihe nyine nta kindi cyo gisigaye uretse no gushyira imbaraga zirenze none zo washyiragamo so hari abantu benshi rero spotlight affecting kababeshya nyine bakumva yuko bagezeyo ariko mu byukuri abantu usinziriye hari undi nyuma uri gukora araza akagucaho niko bigenda hari akantu umuntu yapostinze karanshimisha ngo urarira ngo na terambere ufite ngo cyane nacyo uriho ngo nyamara ngo hari umuntu bibereye ku mavi ngo kugira ngo agere aho ugeze ubu hari umuntu uri kuvuga ngo mana yanjye wamengamera nkagaruha rero bari ibintu byiza ko aho uri hari umuntu uri kuhifuza once udakoze cyane azahagukura byo wicara ubizi niyo mpamvu nyine muri iyi si no gukompeta tukomeza no kubashimira cyane mwebwe kabisa uyu musaro mwaduye muri Afro Basketball nk'abanyarwanda warabashimisha namwe wenda nubwo mutagize mwashakaga ariko byara amateka ni naho tugiye kwita tujya at the point no kuvuga ngo garuwa watangiye utari mu bakinnyi 12 babanzamo wenda sinzi ko nibeshye ni kuvuga ngo ikipe yari yahamagawe ni ikipe y'abantu 18 abantu 18 uko iminsi igenda isatira irushanwa bagenda bagabanya no kuvuga ni 18 bageze kuri 16 bavaho 12 ni step ni gutyo byari bimeze 12 aba ari team nyine iriya mubona muri Afro Basket hari abandi benshi mutabona ariko 12 niba ari nyine muba mubona bari kuri bench n'abari mu kibuga ndetse n'abatajyamo n'abatajyamo ni gutyo abari 12 ubundi team yuzuye rero uburaje match ya mbere ndanakeka uri mu bantu bakinnye na Tamikenya ariko werekana ikintu kidasanzwe werekanye ishyaka nyine ndanatekereza turebye amaribondo wakoze ukimara kujyamo n'ishyaka n'iki match ya kabiri byarangiye noneho uri kubanza muri batanu biriya bintu hari ikintu byagaragaje ku banyarwanda wenda bari biteze kureba emerega nanjye narindimo naravuga nk'umuntu nanjye niganye nawe nyine ngomba kuba proud ngomba no kukuvuga hariya n'iki ngiye kubona mbona noneho uri gukora ibintu bidasanzwe none ata tukajya hari ugere ese undi kineye umwanya wenda nk'abantu badukurikiye bawumenye ngiye nshobora gukina kuri 2 3 na 4 hari abantu batazi ngo 2 ni iki 3 4 akora iki 3 akora iki okay byangora kuvuga responsibilities za buri muntu wese mu kibuga ariko nyine kane niba abantu baba basa nk'abajya kuba barebare abapivo hanyuma 2 na 3 n'abandi mubona bashuta cyane abawinga baca ku mpande ni gutyo ubu ngubu naho ngo uri gukina nk'umupivo ko nabona gukora amaribound adasanzwe umusore ni kuvuga ngo rebound ni ubundi ni buri muntu wese uri mu kibuga iyo ikipe ikwatatse igahusha haba hagomba kuboneka umuntu nyine witanga akajya gufata umupira ni ukuvuga ngo rero rebound hari buriya hari umuntu buri mukinnyi wese aba afite specialite yiwe ni ukuvuga hari ikintu aba akora cyiza kurenza ibindi so ariko ibyo byose biza kubera ishyaka nyine iyo ugiye mu kibuga uri hambo nyine ukajya gukora akazi kawe neza hari ikintu nabonye defense yawe
ngewe wenda iyo nari nanayizi kuva mbere ni wenda unakiri no mu makipe yo mu Rwanda nayibonaga ariko bari ukindi kintu wazamuye ko cyane cyane abapivo ntabwo bikunze kubaho cyane biragoye kubona nk'umupivo ari gushuta 3 ariko uhara kabisa wagukije abanyarwanda kuri 3 menshi cyane agiye ushuta ibi bintu ntabwo bisanzwe mbanze no mpamvu bari abakoca kabisa nakomeje kubyumva kuri telefone banaguhamagara wenda byo bizagira igihe tubiganireho biba bishimishije kubona rwose ahantu uri noneho binakugora nawe kwimanage ngo bakavuga dajya henda ntabwo biri kuba muri no minsi kubona ibintu wakoze muri stade byakunda araba coach bari harabavuga ngo Emile ataje muri equipe zacu ntago rwaremo kigiye nawe nishize hejuru cyane wiha umutuzo nyine buri wese ukamutega amatwi nyine ukumva ufite icyerekezo ushaka kujyamo uwo nyine ubona ari mu nzira zaho nyine ushaka kunyura niwe mugendana ntabwo biba bigoye cyane nyine bifo gutekereza fresh ibindi byose biri gukora byose no umutuzo byose no kudahobagurika ngo nyine wumve ngo bahamagara ari nyine buri yujya niyureka wowe ufite intego yawe ushaka gukurikira hanyuma nyine byanga byakunze hari umwe ubu uri ku nzira neza ushaka kujyamo cyane niyo ubisengera buriya n'ubundi ntabwo wapfa kuyoba rero muba mugize uku nguku match ya mbere murayikubise ya kabiri murayikubise iya gatatu ari nayo wenda abanyarwanda benshi ndetse namwe mwashakaga uriya munsi wabagendekeye gute Emile uriya munsi rero navuga twinjiye mu mukino dutinze tuza kwisanga nyine bitagishobotse ibyo bita ngo bisama wasandaye twaje rero kwinjira mu mukino mu minota ya nyuma hamaze kujyamo ikinyarano cy'amanota menshi iyo hamaze kujyamo ikinyarano cy'amanota menshi biragora gukina nyine nk'ibisanzwe kuvuga ngo ukina wowe ikirwana nacyo ari kubanza kugabanya cya kinyuranye biragoye ufite na pressure bigoranye rero bitandukanye no kuba hari equipe muri kugendana gutyo muri tanwa amanota 2 3 gutyo biragoye hari ahantu twari tuhari hari ahantu mwageze mu bajya imbere aba wenda abafana benshi nibumvikanye n'umutoza wihanganeho gato nyine kuba tubivuze kuko hari equipe ibivuga ngo iriya kipe kabisa kuko n'abafana baba bavuga ngo barabari bo dushakamo hari ahantu bashyizemo abandi bakinyi tubona ya marita muri mwashyizemo avuyemo musubiramo mugiye kugarura ndabizi wenda namwe mwabiganiro nk'abakinyi bamubize hari ahantu byanga byakunda ari kintu mwabonye we ntabwo dushaka kubivugaho cyane wenda tuvuga ku ruhande rw'umukoca nawe ntabwo ari we wari wanzitsinzi y'abanyarwanda ariko natwe nk'abantu tuba tureba game bira bintu kabisa hari akantu katagenzemo neza nyine kari technique kuntu ubutaha kabisa sinzi nje ntago nkunda nyine kurengera buriya nyine buri muntu wese afite inshingano ze yaba umutoza afite inshingano ze yaba umukinnyi afite inshingano ze yaba n'umuganga afite inshingano ze rero ngewe akenshi nkunda kuguma mu nshingano zanjye nkareka abandi bagakora ibyabo bitabujije yuko nyine nshobora kubona hari kitagenda neza ngo nkivuge ariko nyine buri umutoza nawe nkuko babivuze ntabwo yari yazinze intsinzi y'igihugu buriya nuko yatekereje bitagenze neza we simbizi ntago ngewe na commenting kuri icyo ngicyo of course nibyo twese twifuzaga iriya ntsinzi ariko byarangiye bitagenze neza ariko byanga byakunda umunyarwanda uzi basket wayikurikiranye pe abanyarwanda benshi baravuze ngo murakoze cyane kwa muna tugejeje hariya hari cyo mwerekanye ubutaha mufite intego me muri kwitegura gute ubutaha intego ni kurenga aho twari turi kubera ko wenda abantu benshi ntabwo babizi n'ubundi ibi byabaye byo kuza muri 1/8 ngira ngo no bwa mbere byari bayeho mu mateka ya basket mu Rwanda so no kuvuga ngo turimo turagenda dutera imbere ntabwo turi gusubira inyuma yego wenda twari kuba twarageze na kure cyane ariko ntabwo byadukundiye muri kirage no kuvuga ngo hari future n'ubundi no kuvuga ubu ngubu imyiteguro yose intumbero no kurenga aho twari turi sana kabisa murumva ko byakunda abakinyi baravuga ngo narabonye mwese ku nkuta mworanye mbaga zanyu muvuga mu twihanganire biratwabaye nibyo twari dufite byarababaje cyane hari umukinyi mugenzi wawe wundi twaganiriye arambwira ngo rwose mani bamwe muri twese tunasinzira rera joro nanjye ndumwe muri abo urumva byakunda ubwo tubabara ariko hari abantu byakunda wowe buri mu rugo ushaka no guheza ugafata icyo kijumba ukakimira ariko uvuye mu kibuga harigiye rwose bishobora no kwanga rwose nukuri twese twarakinye turabizi hari ukuntu ikintu wumvaga ufitiye nyine
nyine target ku kigero iyo cyanze man nago bikunze ko umuntu yavuga ngo agiye kunywa fanta inamanuke impamvu bamwe muri mwebwe ngo mutanasinzira ariko byanga byakunda uriya munsi hari ikintu muri game z'ubutaha uzasiga uhinduye cyane kabisa. Rero ubugiye muri Amerika ni iki kintu ushimira federation mu Rwanda kuba iri kohereza abajene nkamwe mukajya guhagarara u Rwanda hari ariko mukanagaruka mukazamura basket yo mu Rwanda? Ikintu nishimira nyine ni iki gikorwa cyo kohereza abanyarwanda bakiri batoya muri Amerika. Mboneraho n'umwanya wo gushimira abanyarwanda bose muri rusange kuko batubaye hafi kuva ku mukino wa mbere kugera ku mukino wa nyuma dutsindwa. Ni ukuvuga ngo twari duhari dutsinda bari bahari dutsinda ariko tunatsindwa nubwo bakomeje kuhaba no kuri Gine baraje ni ukuvuga birengagije umukino twatsinzwe wa Cape Verde n'umukino twakinnye wa na Gine nabo baraza. Ni ukuvuga rero ngiye mbikuye ku mutima ndabashimira wenda nabishyize kuri social media yanjye ariko nyine no muri rusange ndabashimira abanyarwanda bose batubaye hafi cyane batweretse yuko baturi inyuma uko byagenda kose. Murumva Emile ngo ndashima buri munyarwanda wese waje kwitanga kugira ngo ibintu bigende neza, waje kwitanga kugira ngo ibyo ari gukora ku banyarwanda bigende neza ariko sibageraho bifuzaga ariko nabo barabivuze bavuze ahantu byibuza nubwo bitagenze neza ariko natwe turabizi ko imbaraga twari dufite twarazikoresheje ariko turamye yuko ubutaha aricyo tuzahindura. Hari izina navuze ukiri kuvuga amazina yawe Kobe ndanatekereza akinye muri Lakers. Sorry kuba yaranatabarutse ushaka kuba witwa Kobe ushaka kuba abantu bari kwisi cyane actually nuko nakunda buriya ndi umukinnyi wakuze nyine nkunda Kobe cyane. Nakoze mureba cyane imikino ye ndeba uburyo yitwara mu kibuga ibintu ngibyo bigeraho ngaho nyine mufata nka role model wanjye. So abantu benshi rero kubera guhora bambona ndeba utuvideo twe ndeba nyine uburyo akina nambara inkweto ze nambara amajezi ye aravuga buriya ni Kobe bize gutya nyine bakomeza kunyita Kobe. Shout out Kobe. Yatabarutse waragiye muri Amerika? Narindi. Waramurebye ko live uri kuri match ye? Live ntabwo n'umuntu kuko ngira ngo nagiyeyo yaramaze gukora nibyo ariko wenda yaje nko kureba match za Lakers ko bamubona ari nka hariya. Ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe. Urifuza wenda nawe ntabwo byabaye ariko waravugaga byibuza uhuye nawe ni nk'icyo kintu wenda akagwa nk'amahirwe yo kuba mwakwicarana byo no gushoboka kuko iyo wageze arusha no guhura nawe nta bintu bikaze wumvaga ari nk'icyo kintu wamubwira wenda kubwiye mbwira ikintu namubwira ni ukumushimira amushimira yuko nyine nubwo wenda utaranzi ariko nyine umuntu afatiragaho urugero si njye nyine buriya hari n'abantu benshi yabereye urugero so numva ari icyo namubwira namushimira cyane. Iki kintu uvuze Emile kirakomeye. Hari ukuntu abantu bashimira ngo abantu baziranye gusa ukumva n'abarole model bacu tujye tubashimira natwe tuba dukora aka kazi k'itangazamakuru hari abo tuba tubifatiraho icyitegererezo wenda si ngombwa kumuvuga kuri microphone zanjye ariko hari abanyamakuru ubuvuga ngo uyu munyamakuru byibuza man ari humble aganira n'abantu nyine agerageza kwisanisha n'abantu man narwo naheza cyane ngiye Nkunda Yago byatari tuya tunaganira man shout out kuri Yago kabisa urabizi man ndakwemera byatari aka hantu no kwita hari ibintu nkunda kubaza abatumirwa banje hano nagaruka kuvuga ngo abandi wenda tujye twemera nyine umuntu avuga ukuri hano hari abanyamakuru batatu hari Yago hari Lucky Nzeyimana hari wenda na Emile ukiva mu kibuga bakakubaza ngo uraha umuntu umwe interview wayihande Yago shout out bro. Yago amaze kumera neza cyane n'umuntu abantu bose bisangamo kandi Imana ikomeze imuhe umugisha akora ibikorwa byinshi bigiye bishimishije n'impamvu n'abantu bamukunda I think kandi Imana igiguha umugisha. Hari The Ben na Medi bafite igitaramo kandi bagutumiye ngo urajya kuri fiche y'umuntu mwenda nawe nk'umuntu maze kuba influencer wajya mu cyande ajya mu cyamedi Medi shout out nawe ndamushidikanya rwose naje nkunda Medi cyane. Usubutu hari ikibazo ngiye kubaza kusinda kukibaza abantu ariko ndakikubaza Emile ndakikubaza uyihangana ngusu biraterwa
igisubizo cyayo biraterwa. Ndabizi abakinnyi mama ufite abakobwa benshi babakunda n'iki ubu ngubu nta kuntu bimeze. Ibyo simbizi. Ni hari abakobwa bankunda ibyo simbizi. Okay, oya baba muri stade nje nayibonaga washuse 3 mbona nyine n'aba type twarahagurutse ariko ubona umubare mwinshi ko nyine abari bo kabisa. Ufite umukunzi? Oya. Nawe nta kindi bukubazeho nta kindi bikubazeho cyane ubwo niba nawe I'm seeing someone ariko nta. You are single searching? Yeah, I'm seeing someone. Okay, ubwo ashaka kuba hari nyine bitari byagenda ne. Umuntu niba ntari mukiri muri dating turamusoje ariko yaguye hasashe kabisa. So twagira ngo noneho dushimire abantu bose bakurikirana Ivuka TV. Murabona ko tunashimira Emile Garuwa. Ntago ari akazi k'abakoroshye kuba mwaduhaye umwanya muri bino biyama muri mu bihe bitoroshye abantu benshi baba bashaka kuvugana namwe abantu benshi babifuza kumenya ibyo mukora n'ibiki rero kuba mwahaye umwanya bakunzi b'Ivuka TV mu mwanya muto cyangwa mwe mufite mukavuga ngo reka tuze tugire icyo tubwira abantu bakurikira Ivuka TV man turabibashimiye bituvuye ku mutima man ikomeze baho umugisha nje ncagushimira abantu bakiriho kabisa uretse ko tutanateganya kugenda ariko man appreciate uri umuvandimwe kandi man iterambere aho uri kugana Imana ikomeze gushyigikire kandi man turifuza ko ugomba kugera harenze ahangaho ubyibuza twaje tuza muri Amerika tuje koresha interview cyangwa muri za Chicago Bulls man shout out kabisa Imana ikomeze gushyigikire gushyigikire famille yawe ufite ababyeyi bose ndafite Imana ishimwe kabisa biba binashimishe bajye baza kugutera courage mu kibuga cyane buri match yose agomba kuba bahari ikibazo nibaje no kukikobaza uri umwana wa kangahe mu rugo bimeze gute ndi umwana wa kabiri mu bana 5 mu rugo. Wow, ubwo urumva uri mu bakuru barebera icyitegererezo. Ubwo urumva byakunda ejo bundi tuzabona n'abandi bakobe batonya. Ime twagira ngo usezera abantu bari bakurikiye Ivuka TV dukomeza no kugushimira. Mwakoze cyane Ivuka TV kubw'umwanya wanyu. Nshimira na buri muntu wese uzakurikirana kino kiganiro. Murakoze cyane. Shout out. This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because even Israel is a missing words. Please make sure if you're inspiring others way for you as Ivuka TV. Ciao ciao.